nongeye kubasuhuza, mugira amahoro y'Imana. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze biganze kandi bigure mu mitima yanyu. Nejejwe n'Imana kuri aka kanya keza Uwiteka nyemereye ko kugira ngo dufatanye gusobanukirwa inzozi zacu twarose. Niba hari inzozi warose, ni byiza ko uzidusangiza kugira ngo twese dufatanye kugira ngo dusobanukirwe n'inzozi zawe. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugarutse mu gice cya kane muri pati 4, mu gice cya kane cyo gusobanukirwa inzozi zawe. Tugarutse mu gice cya kane cyo gusobanukirwa inzozi zawe. Hari igice cya mbere, igice cya kabiri, twagize igice cya gatatu. Uyu munsi tugarutse mu gice cya kane cyo gusobanukirwa inzozi zawe zo kurota igare. Uyu munsi rero reka kugira ngo tuze kubiva imuzi n'umuzingo twihuta, uyu munsi ndaza kukubwira ubusobanuro 15 bwo kurota igare. Mu gice cya kabiri twavuze ubusobanuro 10, mu cya gatatu tuvuga ubusobanuro 10, uyu munsi tugiye kuvuga ubusobanuro 15. Kandi mbibutsa ko ikiganiro igice cya kabiri, cya gatatu, cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, nta hantu na hamwe biba bihuriye n'iki gice tugiye kureba. Ibirimo hariya naho biba bihuriye n'ibyo tugiye kuvuga hano. Kuko gusobanukirwa inzozi zose runaka biba bitewe n'uburyo ki wazirose. Rero ushobora kurota inzozi runaka, ukarota igare rifunze rifite ingufuri, ya ngufuri barifunga, cyangwa se ukarota ufungura ingufuri y'igare. Kurota igare ridafite intebe, ushobora kurota igare ridafite intebe, ukarota intebe y'igare yamenetse. Ibyo byose rero iyacitse, ibyo byose rero biba bifite ubusobanuro runaka. Niyo mpamvu buri kantu kose kaba gafite icyo kavuze mu nzozi. Wibona igare rishaje hanyuma ngo ubyitiranye no kurota igare ridafite ikibazo. Wibona igare rishya ngo uritiranye n'igare rimaze igihe rikora. Kubona igare rishya mu nzozi rifite icyo bivuze, no kubona igare risanzwe rikora mu nzozi rifite icyo rivuze. No kubona igare rishaje nabyo ubwabyo biba bifite icyo bivuze. Ushobora no kubona igare ridafite amapine. Hari ibyo twagiye tuvuga hejuru, ariko hari n'ibindi tugiye kuvuga hano. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ubusobanuro 15. Ubusobanuro 15 ngira ngo ducunguze uburyo umwete tutazagira amapati menshi. Ndavuga ubusobanuro 15 bwo kurota igare. Ubusobanuro 15 bwo kurota igare. Hanyuma munyemerere rero tuvuge ibisobanuro byimbitse cyane cyane byo kurota igare. Hanyuma nitwa Pastor Musafiri. Ikiganiro cyacu nisobanukirwa inzozi zawe. Ministeri yacu yitwa Gerizimu. Hanyuma nshimiye abantu bose bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. N'abatarayikora nabo nta rubanza rwose. Ubwo ni kugiye kitari cyagera, barabizi neza ko igihe nikigera mukabyiyumvamo namwe muzabikora. Icyangombwa ntabwo ari ibyo, icyangombwa nuko mubana natwe mu biganiro byacu. Hanyuma ikindi, reka mbasabe iki kintu: niba hari inzozi warose ujye uzandika muri komanteri. Nuzirotora ibyo bizajya bituma mu gihe cyose dusomye komanteri tukabona inzozi zawe zose warose, tuzajya tuzisoma hanyuma tuzisobanure. Dushobora no kuzikorera ikiganiro kindi gikurikiye kugira ngo niba hari umuntu usa n'uwarose inzozi nk'izo warose nawe arushaho gusobanukirwa. Cyangwa se izo nzozi dushobora kuzagura tukazagrandisa tugakuramo n'ibindi n'andi masutitire, ugasobanukirwa inzozi zawe, ariko hakabonekamo n'undi usobanukirwa inzozi ze bitewe n'uburyo kiyazirose bigiye gusa n'ibyawe. Hanyuma Imana iguha umugisha, ineza y'Imana ikubeho. Kandi niba wakurikiranye ikiganiro cyacu, ni byiza kusiga akamenyetso kuko wari uri kumwe natwe. Ushobora gukanda like ukatugaragariza ko wari uri kumwe natwe. Imana ibahe umugisha. Nyuma reka dutangire n'ikiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Rero ndakwibutsa ko hari ibisobanuro byinshi byimbitse bishobora kongerwa ku busobanuzo bw'inzozi z'igare. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ibisobanuro 15 byo kurota igare. Rero
kanze duhere ku cyambere. Ushobora kurota igare rifite urunigi ruvuyeho. Ibyo rero biba bishobora kugaragaza guhagarara kw'iterambere cyangwa se ikibazo gito ariko gikomeye kigutesha umurongo. Ubwo urunigi sinzi niba mwumva icyari cyo. Urunigi ni uriya munyururu buri ku igare. Rero ushobora kurota igare rifite urunigi ruvuyeho, urunigi rutariho, uriya munyururu utariho. Ibyo biba bishobora bisobanura biba bikugaragariza guhagarara kw'iterambere ryawe wari ufite, cyangwa se ko hari ikibazo gito ariko gikomeye kigutesha umurongo. Kuko buri kibazo kuri wowe gishobora kuba cyoroshye ariko kundi we kikaba kimutesha umutwe. Niyo mpamvu umusonga wundi ntabwo kubuza gusinzira. Ushobora kubona runaka afite umusonga muto ariko mu by'ukuri uwo musonga waramubujije amahoro, waramubujije gusinzira. Rero icyo kiba ari ikibazo gito ariko gikomeye kigutesha umurongo mu rugendo rwawe cyangwa mu buzima bwawe. Rero niba kanze tujye ku busobanuro bwa kabiri. Ushobora kurota urimo gukosora igare kurikosora, ndavuga nyine hari nk'utuntu runaka, hari nk'amahembe yahengamye urimo urayagorora, urimo nyine ubona igare hari utuntu urimo kurikosoraho. Ibi bisobanura kwikosora, biba bisobanura ko mu buzima bwawe hari ukwikosora ndetse no gukemura ibibazo byawe. Ni ikimenyetso cy'ubushake bwo kunoza neza ubuzima bwawe. Reka nze turebe ubusobanuro bwa gatatu. Ushobora kurota urimo kugurisha igare. Urose wari ufite igare urimo urarigurisha. Ibi bisobanura kureka icyiciro runaka cy'ubuzima. Ibi bisobanura kureka icyiciro runaka cy'ubuzima cyangwa se guhindura icyerekezo. Uvuga ngo hari icyiciro cy'ubuzima wari urimo kurekura, hanyuma urimo urashaka cyangwa se urimo urahindura cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo cy'ubuzima nanone. Icya kane, ushobora kurota ugura igare. Ushobora kurota ugura igare. Tutari twasobanura kurota ugura igare, reka mbibutse iki kintu. Tugira amateraniro aba online, so ushaka kubana natwe muri yo, kuko ni amateraniro ya deliverance yo kubohoka no gusengera inzozi zawe zose twarose. Kuko akenshi usanga inzozi ziba zitanye isano na karande n'imivumo n'ibindi. Rero dufata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana yuzuze inzozi zawe. Inzozi zari umuvumo zihinduka umugisha. Ushaka kubana natwe muri ayo materaniro rero, utwandikira kuri nimero yacu iba muri description y'iyo video, hanyuma ukatwandikira tukabana muri ayo materaniro. Tuguhereza linki, hanyuma ya linki ukayinshiriraho tukabana mu materaniro. So rero ushaka kubana natwe uratwandikira nta kibazo, Imana iguha umugisha. Hanyuma ushobora kurota urimo kugura igare. Ibi bishobora, niba urose urimo kugura igare, ubwo twari turi ku cya kane, ibi bigaragaza gutangira urugendo rushya ariko weho ubwawe wihitiyemo. Ni urugendo rushya uba ugiye gutangira ariko atari mu mahitamo y'undi muntu, ahubwo ari urugendo rushya weho ubwawe wihitiyemo. Urugero rwa hafi, ushobora kuba wakoreraga abandi bantu, noneho rero niba urose ugura igare rishya, kiba ari ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ugiye gutangira urugendo rwo kwikorera nawe ubwawe. Ni urugendo rushya ugiye gutangira ariko weho ubwawe wihitiyemo. Reka nze turebe ubusobanuro bwa gatanu. Ushobora kurota rero utwaye igare ariko ukabona uritwaye mu muhanda mwiza kandi utekanye. Ibi rero bisobanura ituze, amahoro n'ituze mu buzima bwawe, ko hari amahoro n'ituze mu buzima bwawe. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Ushobora kurota utwaye igare mu muhanda mubi cyangwa se wuzuye ibyondo. Ibi bisobanura iki? Urarose utwaye igare mu muhanda mubi cyangwa se ubonye ari mu muhanda wuzuye ibyondo. Ubwa mbere, cya gatanu ndababwira ko twe dutwaye igare mu muhanda mwiza. Hanyuma ku cya gatandatu ni igare mu muhanda mubi cyangwa se umuhanda wuzuye ibyondo. Ibi bisobanura iki? Bisobanura ibigeragezo n'ingorane
biba bisobanura ko hari ibigeragezo n'ingorane biri mu buzima bwawe ukeneye kwitwaramo neza. Hari ibigeragezo, ingorane ziri mu buzima bwawe kandi ibyo bintu ukeneye kubyitwaramo neza. Hanyuma reka nze turebe ubusobanuro bwa 7. Ushobora kurota ufite igare rifite amabara yihariye. Ibyo nakundaga kubibona ngo mu giturage, ukabona nk'igare rifite amabara, bariteye irangi rifite amabara. Swate urarose ubonye igare rifite nk'ibara ry'umutuku, cyangwa se ibara ry'icyatsi, cyangwa se ubonye nk'igare ry'ubururu rifite ibara ry'ubururu. Ubwo niba urose igare rifite ibara ry'umutuku, biba bigaragaza ko Imana iri kukagaragariza ko ufite amarangamutima akomeye, cyangwa se ko muri wowe ufite ishyaka. Niba urose igare rifite icyatsi, ari igare ry'icyatsi riteye irangi ry'icyatsi, ubwo biba bisobanura yuko ari iterambere n'amahoro. Niba urose ubonye igare rifite irangi ry'ubururu, biba bivuze ko hari ituze n'ibitekerezo byimbitse, yuko hari ituze n'ibitekerezo byimbitse. Ni ukuvuga ngo muri wowe hari ibitekerezo byimbitse, hari isoko y'ibitekerezo byimbitse Imana iba yarateye muri wowe, cyangwa irimo gutera muri wowe. Hanyuma niba igare wabonaga ari umweru, biba bishobora gusobanura urupfu. Biba bisobanura gusobanura urupfu, cyane cyane ku bantu b'abanyamasengesho. Bikwiye gusenga cyane kuko hari igihe cyo umugeni aba agiye gutaha. Hanyuma reka nze turebe ku gisobanuro cya 8, ubusobanuro bwa 8. Ushobora kurota igare rinini cyane kurusha uko wari usanzwe urizi. Urose igare ariko ubonye ni ikigare kinini, kimwe no kurira ari hatari. Nyine urose igare ariko ubonye igare ni rinini cyane kurusha uko igare uko wari usanzwe urizi. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Biba bishobora kugaragaza inshingano zikomeye muri wowe wiyumvamo. Biba bigaragaza ko hari inshingano zikomeye wiyumvamo wowe. Urose igare ni rinini cyane kuruta bitandukanye n'uko risanzwe, cyangwa n'uko usanzwe igare usanzwe urizi. Biba bisobanura ko hari inshingano zikomeye wiyumvamo. Hanyuma reka nze turebe ubusobanuro bwa 9. Urarose igare ni rito cyane, ni akagare k'agahinja. Ibi rero bisobanura iki? Bisobanura kwiyumva udahagije, cyangwa se kwiyongera kwicisha bugufi. Reka nze turebe ubusobanuro bwa 10 kugira ngo ducunguze uburyo umwete, hanyuma tutaza gutinda tukabarambira. Ushobora kurota wabuze imbaraga zo gukandagira. Tuvuge uri ku igare ariko ukabona wabuze imbaraga zo gukandagira. Ibi bishobora kugaragaza umunaniro wo mu mutwe cyangwa mu mubiri. Ni nk'umuburo Imana ibiguha wo kuruhuka. Uramenye ruhuka, utazarwara stroke. Niba rero urose uwabuze imbaraga zo gukandagira, ukuntu urota ukarota uri ku gare ariko nko gukandagira ukabona wabuze imbaraga, wajya gukandagira ukamva wabuze imbaraga. Ibi biba bigaragaza ko ufite umunaniro wo mu mutwe cyangwa se umunaniro wo mu mubiri. Rero ni umuburo yuko ukwiye kuruhuka, hakutazarwara za ndwara zituruka mu munaniro. Niba urose, tuvuge tugeze ku busobanuro bwa kangahe bwa 11. Niba urose umuntu, ushobora kurota ukarota umuntu arimo kukubaza gutwara igare. Urarose ariko urose umuntu ari kukubuza gutwara igare. Ubwo bisobanura iki? Ibyo gihe bigaragaza ko mu buzima bwawe ukunze guhura n'imbogamizi zituruka ku bandi, cyangwa se
bikaba bivuga ko mu buzima bwawe akenshi uhura n'inzitizi cyangwa se n'abantu, ntabwo ubaho mu buzima bwa independence, ahubwo ubaho mu buzima budepanda ku bandi. ubwo uvuga ngo ubaho mu buzima butemererwa gukora icyo wifuza cyangwa se gukora icyo ushaka. So reka nze turebe ubusobanuro bwa 12. Ushobora kurota irushanwa ry'amagare, Tour du Rwanda. Ushobora kurota irushanwa ry'amagare, kurota amagare nyine ariko ari amarushanwa. Ibi biba bigaragaza irushanwa mu kazi cyangwa se mu buzima, cyangwa se bigashushanya uburyo wigereranyamo n'abandi. Haba hari irushanwa mu kazi, uvuga ngo akazi kawe ukwiye kukanoza kubera ko haba hari abandi nabo bashaka kukanoza cyane kurushaho, ku buryo baba bashaka kugaragaza uko utari. So rero biba ari irushanwa rikomeye riri mu buzima bwawe, ni mu kazi, ni mu rukundo, ni hehe. Aho hose rero bivuga ngo haba hari ibintu urimo ariko usa naho ubihanganiyemo n'abandi, cyangwa se mu buzima bwawe hakaba hari ukwigereranya n'abandi ukunda kugira. Reka nze turebe ubusobanuro bwa 13 kugira tugere ku musozo. Ushobora kurota ugendera ku igare udakoresheje amaboko. Urarose ugendeye ku igare, kwa kundi mba mbibona ari abasore babikora, ukabona arafashe igare arimo kurigenderaho, hanyuma arimo kurinyonga ariko amaboko nyine yashyize ku mutwe, yashyize hejuru, arimo kugenda nyonga ariko udakoresheje amaboko, uvuga ngo udakoze ku mahembe. Ubwo udakoresheje amaboko, ubwo rero biba bisobanura kwigirira icyizere gikomeye. Biba bisobanura ko muri wowe habamo kwigirira icyizere gikomeye, cyangwa se ikindi cya kabiri yuko ukunda gufata risike, yuko mu buzima bwawe ukunda gufata risike. Gufata risike mu buzima bwawe, ukunda gufata risike. Reka nze turebe ubusobanuro bwa 14 hanyuma tugere ku busobanuro bwa 15 dusoze. Ushobora kurota igare rimanitse cyangwa se ribitswe. Urarose urota igare riramanitse cyangwa se rirabitse. Ibi biba bigaragaza ko hari intego zawe zashyizwe ku ruhande, cyangwa se imigambi yawe cyangwa se imigambi ufite itashyizwe mu bikorwa cyangwa itarashyirwa mu bikorwa. Reka nze turebe ubusobanuro bwa 15 dusoze. Ushobora kurota igare rero ririmo kugwa mu mwobo. Ibi bishobora gusobanura ikosa cyangwa se icyemezo kibi gishobora kukugiraho ingaruka. Ikindi bishobora bisobanura urupfu rutunguranye. So rero niba izi nzozi warazirose, umenye yuko ibyo bifite icyo bisobanura. Hanyuma rero ngwibutsa ko hari izindi nzozi dushobora kuvuga, wenda tuzavuga ubutaha, nko kurota igare ririho ingufuri, kurota ufungura ingufuri y'igare, kurota igare ridafite intebe, kurota igare iri kwirukaho ritariho umuntu, kurota intebe y'igare yaracitse, kurota igare ridafite intebe, kurota ibyo bintu byose, kurota igare rifunze. Ibyo rero nibyo tuzakurikizaho mu nzozi zacu z'ubutaha, mu gice cyaho cya 5. Ndatekereza Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Ndabakunda. Shalom. N'ibindi bice utarabikurikiranye, reba kuri iyo Gerizim Ministry urebe ibiganiro byose twagize, ibindi bice nabyo uragenda ubibona. Imana iguhe umugisha, ineza y'Imana ikubeho. Ndabakunda cyane, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom.